Ese ujya ubona amafaranga mu gihe gito ugashiduka nta na make usigaranye, nyamara wasubiza amaso inyuma ugasanga amafaranga nubwo yaba make wabonye ashira utazi aho arengeye, rimwe na rimwe ugatekereza ko ushobora kuba wanataye ahubwo. Niba bijya bikubaho ugakorera amafaranga ariko ntubashe kuyamarana kabiri, humura ntabwo ari ikibazo cyawe gusa, ahubwo ni ikibazo rusange ku bantu benshi. Gusa iyi video irajya kurangira uri muri bake bazi impamvu umuntu ashobora kubona amafaranga ntabashe kuyatindana ngo yiyongere, ahubwo agashira vuba nkaho ufite gatunzi yakumaraho. Ndetse iyi video irajya kurangira wamenye umuti w'iki kibazo gikomeye cyane abantu benshi bafite batazi, ndetse kibahiza mu bukene ubuzima bwabo bwose. Abantu benshi batekereza ko kuba badatindana amafaranga babona ari ikibazo cy'uko baba babonye make ugereranyije n'ibyo bakenera bya buri munsi, ariko ukuri nuko ikibazo si amafaranga make winjiza, ikibazo nuko uyafata, uko uyitwaraho, nuko uyatekereza. Niyo mpamvu ushobora kubona ibihumbi 10 bigashira vuba, ukabona ibihumbi 100 nayo agashira vuba, ndetse niyo ubonye amafaranga menshi nuko bigenda. Ikibazo si amafaranga, ikibazo ni imyumvire yawe. Uyu munsi ngiye kukwereka ibintu 5 bikubuza gutindana amafaranga ubona. Ni ibintu umuntu wese ushaka gutera imbere agomba kugendera kure cyane. Kumenya ibi bintu 5 bituma udatindana amafaranga ubona ni intambwe ya mbere ndetse ikomeye cyane yo gusezera ubukene burundu. Ariyo mpamvu nkwifuriza kubana natwe kugeza ku musozo niba ushaka guhindura ubuzima bwawe. Merere nzayikorera niko nitwa Iwacu Stories. Niho uri kunyumvira, kora subscribe tubone gutangira. Tudatinze mu magambo, reka dutangirane n'ikintu cya mbere gituma udatindana amafaranga ubona. Ikintu cya mbere ni ukubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Ushobora kuba utabitekerezaho cyane, ariko ni ukuri kutagibwaho impaka. Abantu benshi batsindwa n'imibereho yabo. Ni imibereho twanduzwa na sosiyete tubamo, idutegeka kugaragara nk'abantu babayeho neza ndetse bishimiye ubuzima babayemo, nubwo nta gihumbi twaba dufite kuri konte, nubwo nta byo kurya twaba dufite mu nzu, nubwo nta bwishingizi bwo kwivuza twaba twarishyuye. Kugaragara neza mu bandi bisa naho ariyo nshingano ya mbere dufite, nyamara turibeshya cyane kuko ibi nibyo bidushora mu ngeso mbi yo gushaka kubaho ubuzima burenze ubushobozi dufite. Ibi nabyo bikadukururira ingeso mbi yo gukoresha amafaranga hatitawe ku bikenewe cyane gusa, ahubwo tugamije kwereka abantu ko natwe tumeze neza. Urugero hano, amafaranga winjiza iyo yiyongereyeho gato uhita uzamura ibyo ukoresha, ugashaka guhita uhindura ubuzima wari usanzwe ubayemo. Amafaranga yose ubona ajya mu mibereho yawe, ntugire na make usigarana. Ikibazo hano ni uko imibereho ikura vuba kurusha amafaranga. Ikibi bishatse kuvuga, niba usanzwe ukorera ibihumbi 5 ku munsi, nyuma ukabona akazi kaguhemba ibihumbi 10 ku munsi, ushobora kuzahita uva mu nzu wabagamo uyishyuraga ibihumbi 30 ukajya mu y'ibihumbi 50, ugatangira kwisiga amavuta agura ibihumbi 15, nyamara amavuta ya 5 wisigaga ntacyo yari agutwaye. Ugatangira kurya 4 ku munsi, nyamara utanashonje. Mbese bikamera nk'aho ari inshingano zawe gukoresha amafaranga yose ubona. Nyamara ku muntu ushaka gutera imbere, iri ni ikosa rikomeye cyane ryo kwirinda. Amafaranga menshi ukorera agashira nta nyungu, ntaho abataniye n'amafaranga utigeze ukorera. Itegeko rikomeye kuri iyi ngingo, niba ushaka gutera imbere, jya uzamura imibereho yawe buhoro kurusha uko amafaranga ubona yiyongera. Banza wubake ibyo ubika, banza wubake ibyo gushora, ubuzima bwiza buze nyuma. Ikintu cya kabiri gituma udatindana amafaranga ni uko imyumvire yawe ari igenga amafaranga yawe. Ntushobora kugumana amafaranga menshi niba utari umuntu yakwiriye mu myumvire. Hari abantu babiri batandukanye cyane, umwe n'ubona amafaranga, undi n'umuntu uzi gucunga amafaranga. Aba bombi ntibangana na gato. Umuntu ubona amafaranga arayabona akayakoresha, agasubira kubuza akongera agashaka andi. Umuntu uzi kuyacunga arayabona akayateganyiriza, akayabika, akayongera. Ikibazo si amafaranga make winjiza, ikibazo ni uwuriwe. Niyo mpamvu abahanga mu bijyanye n'iterambere rya muntu batugira inama yo guhinduka kugira ngo amafaranga aboneke. Rero niba ushaka gutera imbere, ntabwo bizagusaba guhindura igihugu utuyemo, kwimuka mu nzu wabagamo, cyangwa guhindura akazi wakoraga. Icya mbere bizagusaba no guhinduka wowe ubwawe. Guhinduka ni uguhindura ingeso, imyitwarire ndetse n'imyumvire. Hari ukuri abantu benshi birengagiza, gusa hari itandukaniro rikomeye cyane hagati y'umuntu ukorera amafaranga n'umuntu uzi amafaranga. Umuntu ukorera amafaranga, ari naho benshi muri twe tubarizwa, iyo abonye amafaranga ahita atekereza ibyo yagura muri ayo mafaranga, aho gutekereza uko ayo mafaranga ashobora kubyara andi. Amafaranga kuri we aba nk'igihembo, mu gihe abasobanukiwe amafaranga bo bayafata nk'igikoresho. Umuntu usobanukiwe amafaranga, buri faranga ritekerezaho, buri faranga rigenera umurimo, buri faranga rimusohoka mu mufuka riteganyirijwe. Amafaranga kuri waba nk'umukozi ukorera hazaza he, aho kuba nk'igihembo cy'uyu munsi. Ukuri gukomeye cyane kuri iyi ngingo, niba udashobora kubika ibihumbi 10 cyangwa kuyagenzura, ntuzashobora no kugenzura miliyoni. Amafaranga menshi si yahindura ubuzima bwawe, ahubwo ahishura uwo uriwe. Niba ushaka gukira rero guhera uyu munsi,
Igihe cyose ubonye amafaranga ntugahite uyakoresha, ahubwo ujye wibaza uti aya mafaranga yamfasha iki ejo hazaza hanjye. Iyo utangiye kwibaza icyo kibazo uba utangiye guhinduka. Ikintu cya gatatu gituma udatindana amafaranga ni ugutegekwa n'amarangamutima. Reka tuvuge ukuri kudashimishije hano. Ntabwo utakaza amafaranga kubera ko utazi ibintu by'ingenzi wakayakoresheje, uyatakaza kubera uko wiyumva. Uko wiyumva niyo marangamutima. Uburyo ibi bikora: iyo wishimye uba ushaka kugura, iyo ubabaye uba ushaka kwihumuriza ukagura, waba ufite ibitekerezo byinshi ugakoresha amafaranga ngo ubyiyibagize. Amafaranga ahinduka igikoresho cyo kuguhumuriza aho kugira ngo yubake ubuzima bwawe. Urugero rworoshye hano: ushobora kuba umaze igihe nta mafaranga ufite, wabona make ugahita utangira kwibwira uti reka ngura agacupa sinagaherukaga, ukumva ugomba kwishimira ko wabonye amafaranga. Ujya kugura ibyo utateganyije, nyuma y'iminsi mike ugasanga nta kintu na kimwe usigaranye. Ikibazo si uko waguze, ikibazo ni uko waguze utatekereje ndetse ukagura ibyo utateganyije. Itegeko rikomeye kuri iyi ngingo: ntuzigere ufata icyemezo cy'amafaranga uri mu byishimo byinshi cyangwa uri mu gahinda gakomeye. Ibi bihe byombi bigukuramo ubwenge bwiza bwo gushyira mu gaciro, logical thinking, bikagutera gufata ibyemezo ushobora kwicuza nyuma. Jya uteganyiriza amafaranga mbere y'uko akugeraho, ushyiraho urutonde rw'ibyo ugomba kugura. Ibyo utateganyije ntuzigere ubigura no mu gihe wabonye amafaranga. Icyo nicyo gitandukanya umuntu utera imbere n'ubihorana mu nzozi gusa. Ikintu cya kane gituma udatindana amafaranga ni ukutagira gahunda y'amafaranga. Amafaranga adafite gahunda ahora ashira, araza akagenda. Ikibazo cy'abantu benshi: ntibaza ayo binjiza neza, ntibaza ayo bashora cyangwa aho bayashora, ntibaza aho amafaranga yabo ajya muri rusange. Amafaranga aba nk'umwuka, araza agashira. Ukuri gukomeye hano: nta muntu ushobora gutera imbere mu mafaranga atazi aho amafaranga yinjiza ajya ndetse ngo ashyireho gahunda ihamye igenga ikoreshwa ry'amafaranga abona. Urugero kuri gahunda yoroshye wakoreshamo amafaranga yawe: ushobora gufata 50% ukayaguramo ibikenewe, 30% ukayagenera ibyishimo n'imyidagaduro, 20% ukayabika ukayazigama cyangwa ukayashora. Guhera uyu munsi tangira wandika amafaranga winjiza, andika ayo ushora, urebe n'aho ajya. Ibi nubikora uzatangira kubona aho ikibazo kiri. Ikintu cya gatanu gituma abantu badatindana amafaranga ni ukutiga ku mafaranga, financial education. Ikibazo gikomeye nuko abantu batazi amafaranga ngo bayasobanukirwe neza. Ishuri rishobora kukwigisha uko wakorera amafaranga, ariko ntirikwigisha uko wabika amafaranga, uko wayongera nuko wayakoresha neza. Ushobora kubona amafaranga menshi ariko ntumenye kuyagumana. Ubukire si amafaranga, ubukire ni ubumenyi bwo gucunga amafaranga. Ibintu ugomba kumenya niba ushaka gutera imbere ni ukubika, gushora, ukanamenya itandukaniro ry'ibikuzanira amafaranga n'ibiyagutwara. Jya wiga buri munsi ku mafaranga, jya wumva ibiganiro byigisha imikoreshereze y'amafaranga nk'iki, jya usoma ibitabo byigisha amafaranga, kuko ubumenyi nibwo buzaguhindura. Amafaranga si ikibazo cy'amahirwe, ahubwo ni ikibazo cy'imyumvire, gahunda ndetse n'imyitwarire yawe. Ukuri kudashimishije hano: niba udahinduye uko utekereza, uko ukoresha amafaranga, uko ufata ibyemezo, nta kintu na kimwe kizahinduka mu buzima bwawe. Niyo wabona amafaranga menshi, ntuzigera uba umukire kubera amafaranga winjiza, uzaba umukire kubera uzahinduka we. Niba iyi video igufashije, shyigikira iyi channel ukora subscribe, uyisangiza abandi, ndetse ukomeze kwiga ureba izindi video twakoze, kuko impinduka zitangirira mu bwonko bwawe, ntabwo zizatangirira ku mafaranga uzabona.